Sapana. Karame. Amakuru. Ni meza. Kumbona uje warakaye. Sinarakaye. Nta no kumbaza amakuru none warakaye. Ntabwo uzi ko ari ubwa mbere nje kugusura mu rugo. Ahubwo bwira wa mugani impamvu zo kunsura. Sapana. Karame. Uvuga cyagiye duhura. Ntabwo gisinzira. Kubera Ntabwo nkiryama ntabwo ngisinzira. Ibintu bajya bita indwara y'urukundo urabizi. Iyo ndwara yaranteye. ese koko ngiye bwose twajyaga duhura mu nzira wikora biriya byose ari urukundo. Narakundaga. Reka nkubwire umuntu nakunze. Uzi uwo ari we? Yitwa Sapu. Reka. Ese koko byanyabyo aksaho ngo bikigenda bazi wasambwira ko nkunda unkinisha. Ese ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko unkunda urukundo rwo kubana unkunda urukundo rwo kwishimisha Ngiye ngo rwo kubana. ese koko Shaka kwindoga. mana we icyo ni cyo imana koko ni wene narabuze twari imana yambwiye urugi kondera we ngo ndegiye we Warankunda. Niwe nakubwiraga nshaka ko tuzaba. Uyu muhungu wanjye yitwa David. Umwana mwiza cyane kuva yavuka kugeza uyu munsi. Ntari birye nta kibazo muziho. Niyo mpamvu numva ko n'urugo rwe ruzaba ruzima. yego ndabizi aritonda. Ubonye umugabo Imana iguhaye umugabo. Ewe ibyo si byo mbwiriza. Uyu ngune naramweretswe. Ari ugusenga natereka nyarira ndabyibuka. Ese uranasenga? Iyo za kanyari urahaza? Mfite ibuye uri kumva? Burya nabyikoreye. Uri kumva iyo ushaka umugabo ufite ikintu ushaka uribagaza. Noneho uwo musazi umuntu agutereye abatsinda musengesha iminsi 2. Nifaye hashize iminsi 2 tuba dukutangira umuhungu wawe. Uraritaha nurigiza mu rugo. Nazamukanye ibuye nterera umusozi ngeze ku musozi ndaritura ndavuga ati Imana yanjye umugabo ndamushaka kandi bidatinze. Imana yanjye iranyuba pe. Nyuma y'iminsi 2 nahise mpura n'umuhungu wawe. Rwose ni byiza. N'uyu mukazana nifuzaga. Usenga wubaha Imana. Ndayubaha rwose. Murongore kuko numvise ibimenyetso byose atanga. Yarakweretse. Yaramweretswe rwose. Nta gisibya. Kuva none hanasenga ari Imana. David urugo rwanyu ruzaba rw'imigisha n'amahoro. Tuzajyana Kinyarwanda nanjye tuzajyana tugiye gusenga. Nanjye mwazanjyanye sinzapfe vuba koko. Muzenzakujyana Imana ikayongera iminsi yo kubaho. Wewe bishyiramo imbaraga. Ubwo shaje urabona ndashaje byose. Shyiramo imbaraga nk'umukazana wawe. Ubundi wowe nzamujyana no gusenga nta kibazo. Wowe imbaraga se nta kibuze hano. Inka zirahari, amafaranga arahari, ibintu byose murongo. Kakibese nabivamo rwose kubera muri ibi. Ngiye kubwira boss ampemba amafaranga yose y'imyaka 5 maze nkorera none naye ngende nkora ibyanjye. Bitese shaka Kuko ibi byose umva kado Karame boss. imbere wahereye hanzuro wibaraguza ngo urabwira ngo boss ngo aguhembe ngo amafaranga y'imyaka 5 ngo yose wakora. Boss imyaka 5 rega amaze nkora. Urabizi ko wanze nuko njya gusura no mu rugo. Umva ni 5 mu kadobo. Wageze hano ngana iki? Rwose nari mutoya boss ndagushima kuba rwose waranyitaye. Ugereranije wageze hano ufite ibiro bingahe? Boss nifite ibiro 20. Wowe ufite bingahe?
mfite nka 45. witonde mu kanya nditonda nicare hasi mbare sibyo ubundi uze nguhembe urumva ibiro wiyonguye ibiro 20 niyo umaze kwiyungura sibyo nyire turabara mu kwezi biryo urya ibiro by'umuceri ibiro by'amasukari urumva amajerekani y'amavuta unywa cyangwa urya mu ifiriti urumva turebe n'imyaka nkureze dukube tugabanye dukore ngo turebe uri mundi ideni sibyo ideni kandi naragukoreye umva dore reba ziriya mbuto barazimaze cahano kwanza cahano Halo? Bite chérie? Sha ndahagaze nawe ndiho nitegura ngo nze nkurebe nta kibazo. Natinze hari utuntu nari ndimo ariko twarangiye nta kibazo. Ngiye kuza nkurebe nta kibazo. Nanjye ndagukunda cyane. Nari ndano mu rugo. Nta kibazo naza nkakureba tukajyana. Sawa urakoze. Nanjye ndagukunda cyane. Bye. David, tumaranye igihe kingana iki? Okay, ni kinini papa yakozanye uri muto. David, ngiye kuva nkimenya ubwenge natangiye kugukunda bikomeye cyane. Ndagukunda by'intangarugero. Jewe nagufashe nka mushiki wanjye kuko twabana. Ko nigeze ntekereza ko dushobora kubana. Wakwihangana tukabiganiraho. Oya. Nyawe ufata nka musaza wanjye byarananiye ndagukunda nakunze nyikumenya David byumve nyumva. Ariko sibyo ufite fiance. Mfite undi fiance sibyo wambaye Mano we nabo nabyumva ufite undi fiance. Rero ngiye byumve ko umva nkubwiye sibyo yarampamagaye ngende tubonane sibyo oya mbabara David basi reka nkwerekeze ko niyo numvisha ubujya kuri phone umutima wanjye urushaho gushengura. Makararo wicaye hano. Babaye. Cyane mfite ikibazo. Yani mfite ikibazo. Kibazo? Urabura kugira ikibazo cyo kurya, ikibazo cyo kwambara. Nisi mbw'ibindi bibazo ufite nibi. Ariko nowe reka mbanze nkubaze. Ibibazo uhora ugira buri munsi. Wabuze kugira ibibazo ura musaza ataradutoragura ngo atuzane muri urugo rumeze gutya. None ugize ibibazo ari uko tubayo tumeze gutya. Reba twara abana twarakuze. Ariko ngiye mfite ikibazo cyihariye. Ese waburaye wabwiriwe ko umusaza nzi uko tugaburira aho dushatse tukahajya icyo kibazo ufite ni iki? Ngiye nzi uko ngiye nyagira ikibazo ari uko nabwiriwe cyangwa naburaye aho wenda na ariko se nimba turya biko none ngaho mbwira ikibazo ufite nimba atari icyo kurya. Nkunda David. Ngaho nyumvira mu kuri kuri Nkunda cyane. Ngukunda nde? Nkunda David. Ariko wagiye umbabarira ukamesha amahoro. Wagira ngo nkure nahanari nibere nowe mbabarira. Sinshaka kuva muri uru rugo. Wowe uzi neza uri musaza yatugiriye aratuzana aratureze turakuze none ngutangiye gukunda umuhungu we.
none umusaza nabimenya yuko ukunda umuhungu we naha narindi umbabarire magume urabizi ubuzima navuyemo sinshaka ko mva hano nowe urabizi ahantu twabagura hazi mva ineza papa we yatugiriye niyo yanteye gukunda umuhungu we nawe nabonye ari umwana mwiza afite umutima mwiza ke nawe nabyikuramo ngo bishoboke ahubwo mfasha nka garafurere nawe nkunda nibura si wo Davide mwigeze mubiganiraho ngo agire icyo akubwira kuri ibyo bijyanye n'urukundo Garajandi narabimubwiye ko mukunda ambwira yuko afite umukobwa akunda none unyumvira uzi neza ko anafite n'undi mukobwa akunda none urimo uragira ngo mbabarira maze se we yakusubije ngo iki mbwiye yuko bagiye kura muhamagaye ari buze kumpa igisubizo ariko yaje atinze ntabwo yambaye igisubizo uwo mukobwa bakundana uramuzi namubonyeho ngaho ariko reka mbanze mubaze ushaka mu njyana umva se mubwire umfashe mbanze mubwire urumva ndumva ubabaye ariko ufite agahinda sibyo ariko urabizi nimba David atagukunda sibyo akunda uwo mukobwa nyine ubwo iyo akwemera abayana nakwemereye hara none se hari icyo utumva se hari icyo utumva kuki se atakwemereye ujya munsi mwari muri hari garamfasha ntabwo ninjye ushaka gushira mu bibazo muri uru rugo ubusa nibanyirukanaho ukahagumara garamfasha nka sister wawe aya garawanze kumfasha wanze nowe umva mubwire urabizi uri mushiki wanjye sibyo kandi urabizi twararuhanye kuva turi batoya ariko ibi byo rwose byo ene reka nkubwire ndebana ubwire gara njye nimba wanze kumfasha nk'umuvandimwe wanjye sawa urakoze reka nigende mushiki wanjye agahinda afite kubera urukundo ntabwo nakwemera ko mushiki wanjye yaba barabigeze hariya hanyuma handi umuturanyi wanyu hano hepfo hano nkaba narinje kugira ngo muntize agasekuru mbashe kwisekurira agasoma uze isekuru muri uru rugo muri uru rugo nta sekuru tugira zirazishesha zisekura isombe cyangwa imyumbati n'isombe naho reba ukuntu runo rugo rumeze ndimo ndarureba mwese uru rugo twatunga iyo sekuru natwe tubishatse ibintu byo gushesha tujyana hepfo ku mashini kandi natwe dutangayo amafaranga batanga amafaranga none se iyo mashini hari ukuntu mwamfasha wenda nanjye nkabasha kuba nayibona kugira ngo ikibazo cyanjye gikemuke musazara nakubwiye ko ibara hepfo ku isantere natwe dutangayo amafaranga bakadukorera serivisi tuba tubasabye nyuma bakaduha ibyo twabahaye byabaye ifu tukabizana ngaho reka nkoze gatoya noneho ko mbona murabakiye mufite ikizu kinini hano kimeze gitya mukaba nta sekuru mugira niyo mashini muvuga ntabifite hano ngo munami umwe murabakire mumeze muti ko numva mumeze kanya hanga nawe umusaza ibyo nakubwiye ntabwo bisobanukiwe ngiye kubona nakubwiye ko dukize wumva ntabwo bivuze yuko twakwikorera icyo kimashini ngo tugitura aha ngo tuzane iyo mashini iyo nuza ngo tujye duhonda n'intoki ayo maboko ntabwo twayabona n'isi iyo mashini wayitera ukayizana hano mu rugo urwo rusaku rwo gushesha wazarukirana nta kibazo rero ndabona namwe nta n'umutane nanjye reka nigendere mba mu isekuru nigendere nimba uzanyemo ibintu byo kudusebya ngo nawe dutandukaniye nawe muze ca aha ngaha dore inzira niba ntaho dutandukanye aho yasohoka genda asaza nk'aba ngaba abonara araza asuzugura yireze ngo nje gutera isekuru ngo twaye mwima ngo imashini isa hano tuzana imashini nta n'isoni rero David urareba ko uyu munsi bisa nk'aho twe twiriwe mu rugo umuntu wawe ntawe uhari mushiki wanjye nawe yagiye gusenga na muzehe urabizi ko akunda kuba adahari rero hari ikintu nashaka ko tuganiraho cyane cyane cyo icya mbere cyo urabizi muri umuntu wawe ukuntu ameze ebana
Jacques se ejo bundi yadusanze hano mu nzu njye na mushiki wanjye tugaragura yatubwiye nabi arabakubita se umva ahubwo yankubita bikagira inzira yaransereje imbere ya mushiki wanjye aranuka ni ukuvuga ngo hatabayemo kwihangana wanarwana nawe gusa nyine natwe tubonye ubuzima twabayemo tutaraza aha ngaha ntabwo biriya bya Jack ntabwo aribyo byadukanga ariko murumuna wawe arakaze byataye sinzi ikibimutera niko tumutunze kandi namwe muramuzi mujye mumwihangana si umuvandimwe wanyu mwebwe se mushiki wanjye rero amaze igihe ubona atameze neza ameze nk'umurwayi gusa naje kumwegera turaganira mubaza impamvu ambwira ko impamvu nawe uyizi mubajije ambwira ko agukunda sinzi nimba yarabikubwiyeho agukunda nawe yarase ntabwo twabura gukundana ni mushiki wanjye nanjye nk'aba musaza we ntabwo rero yabura kunkunda kandi turi abavandimwe rero David ndagira ngo aha ngaho nyumve neza sibyo turi kuganira nk'abantu babiri kugira ngo dukemure ikibazo cya mushiki wanjye mushiki wanjye arawukunda pe kandi mu bintu yifuza ko yabana nawe kuko nibyo byatuma nibura yongera akagarura ubumuntu ukabona ko yongeye kwishima none se urukundo yankunda ni uruhe ari mushiki wanjye nanjye nk'aba musaza urumva icyarenga kuri ibyo ari iki kandi umfashije ubundi mwahoze kera mudufasha wabikora rwose mushiki wanjye akongera akagira umutuzo muri we papa wanjye yamaze kugera kwa Kamari yavuganye nabo yamaze no kubona sapo nimara kumuhakanira harongora mushiki wawe maso ya sapo nazongera kugira ijambo akudeni cyangwa kwa Kamari nzongera kuhagira ijambo akudeni ubona buranuwera ari mubi ku buryo utamurongora ko ntabwo nawe yari mubi ni mwiza kandi umusore wese ashaka yamubona tuniteguye kumufasha icyo ari cyo cyose azakenera ariko ntabwo impamvu ari ngo njye mfata nka mushiki wawe we rero si ukamenya ninde waca amakimbirane ubasa teka mpora nibaza